Nisi soroma hitabi byigasarura hitahinze isi ahamarira y'imfubya shoka buri munsi asaba kawunga gahatswe igipfunsi. Turi mu isi ya rwona huyo bagatoyo ugapfa nk'igikona. Nisi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika. Nisi y'impinja zuzuye agahinda zimwe muri toyi izindi muri rigori izindi muri puberi. Ni dodier pour dire rapidité kimanjere zotere ndo umusizi wa rudasumbwa nkabinga bidatsindwa ndo umuhigi w'igikumwanza gahondoberera mu mutego. Ndikiniga cyarumanura ndi rubuga rwa Kagogo ndi muguta Dawidi ku rugamba inkota mu kiganza umwanzi nkamucikinyita. Mu kirere ndi nkuba ku butaka ndi impara mu mazi ndi sati satura imisozi nkirahiro wambyariye ikibo. Manitse ikiganza fashe ku idarapo ry'ijuru nta ndirimbo ya sekira izongera kujya hanze yaje. Uti n'izina ry'Imana Sinarahira indahiro yemewe ni yego cyangwa oya niko bibiri ivuga. Nta ndirimbo ya sekira izongera kujya hanze. kunzi ba Day to Day TV nk'ibisanzwe nyine ni wa muhungu wanyu Lil Park with the best aka Makavita Don Dada. Twagarutse mu kiganiro cyacu nk'ibisanzwe tugera tubagezaho tugana n'abantu bagiye batandukanye bihangaje cyangwa se abahanzi abastari muri rusange biterwa n'ikintu ukora cyakugize uriwe kugeza ubu ngubu rwose. Imiryango ifunguye kugira ngo tuganire nawe ugire icyo usangiza abagenzi bawe cyangwa se n'abadukurikiranga kuri Day to Day TV. So murabona ko turi mu nyubako nziza turanga muri Great Hotel. Ya service iracyakomeza kabisa, za service nziza ziracyakomeza, ya piscine nziza nta irajya, mbese byabyo byiza, ya ma buffet, ya madine, ya nama mukoresha amanama y'ubukwe cyangwa se za anniversaire, za blood showers n'ibindi byinshi cyane kabisa, byose birahaba hano muri Great Hotel. So reka nonge mbaye kaze rero, murabibona ko turi kumwe n'umuntu hano udasanzwe rwose. Aratangira twibwira ko nabibwira ibyo uza gufata mufata big cyangwa ufata ikaramu wandike nubasha kubishobora uze kumuhamagara. Ikindi kintu nakubwira wige gukora share kandi kuna subscribe, then utange na comments kugira tujye twumva kubyo tuba twabagijeho. Ese mu byakira mute akanaka twakora interview byagenze gute, mwabyakire mute, byose kabisa uburenganzira n'ubwanyu. Ikaze kuri Day to Day musaza. Ziko wari wanyicishije amatsika ahubwo. Amakuru nategereje ku stop ndaheba. Reka nubure we nuko nagize n'impuwe. Ubundi hari gihe mvuga ikiganiro kikarangira umuntu aho ngaho agahita yitahira nje nkakikorera. Yes, ndishimye cyane kuba aha ngaha. Ni Mbeba Yinzungu. Mbeba Yinzungu Optimistic. Harakiri kivuga cyo kubita tangira kivuga cyo kubita rwose nyumva cyane. Kirenze iryo ngiryo. Mbabarira shawe. Mbeba Yinzungu Optimistic peace intercontinental ballistic missile with nuclear with peace homme intégré homme responsable respectueux level kakidor hafa dodier pour dire rapidité kimanjere zotere ndo umusizi wa rudasumbwa nkabinga bidatsindwa ndo umuhigi w'igikumwanza gahondoberera mu mutego. Ndikiniga cyarumanura ndi rubuga rwa Kagogo ndi muguta Dawidi ku rugamba inkota mu kiganza umwanzi nkamucikinyita. Mu kirere ndi nkuba ku butaka ndi impara mu mazi ndi sati satura imisozi nkirahiro wambyariye ikibondo. Nanga rufuro ngakunda igikoro ngakirana n'intare nkayikora mu nkori gacira inkonda ndi nyamirindi ya Rubaya. Mwirasaniro ry'abasizi nasanze Rusengo nyambutse riba rya Rweza ngorongo ngere kuri riba rya Kabyaza imbyeyi mbyarira imbyeyi wanyoye inkara kabya. Wow. Nukuri kw'Imana. Mbeba Yinzungu. Uzi ko ibyo bintu uvuze nyo wambwira niba washyira nk'ibihumbi nk'icumi by'idolari ati subiramo n'amagambo nk'atatu nibura cyangwa intero 3 sinzi ko nabishobora. Buri muntu agira ibyo pe. Mbeba Yinzungu ryonyine ariko ririmo Mbeba Yinzungu ngo optimistic gatangiye gukiyote. Kwasa no yavuze. Ikaze cyane kuri Day to Day TV. Murakoze kabisa n'ubwa mbere ngezanga ariko masanze mutangiranye imbaduko. Turabaduka twe dukubita twahuranya. Turi mu bicu. Leo ni leo. Kabisa. Hano ni kuri Great Hotel. Hameze neza ari view nziza kabisa. Hanyuma Mbeba wari waraburiye wa mugani ko mu minsi ishize abantu batajya bakikubura batikumva byakugene nawe baragucumbikiye se kuncumbikira mu buryo muri yanzu ya yindi yewe data we niko kwanga akajya hari ahantu ariko bari bagerayo oya mu bintu usaba Imana sinzigera mfungwa kabisa kuko mu buzima bwanjye uko nakuze rega buriya kugira ngo umuntu afungwe hari nyine ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Kandi baravuga ngo umugabo utarafungwa ngo ntago ari umugabo nyamugabo ngo harukinga abakibona niko bavuga. Ntago ari ripa kubivuze baravuga niko bavuga ngo umugabo nyamugabo n'abandi wafunzwe ngo ari umuhatari ngo byatari. Oya ikigira umugabo ntabwo ari ugufungwa kuko hari ibigira umuntu umugabo ni byinshi
kandi bitandukanye ariko icyo nahishatse kuvuga nuko mu bintu usaba Imana sinigeze nyisaba gufungwa buriya kimwe rega nta nunayibisaba nta nunibyifuza ashiduka byamugwiririye nyine byinshi turabitegura buriya nta kintu na kimwe gishobora kukubaho utakigizemo uruhare ushobora kurengana none karenganurwa n'iki inzego z'ubutabera zibereyeho uzi ko hari umugabo ejo bundi ndimo ndatanga amakuru ahantu nasomye story ye yafunzwe imyaka 37 yes baza kumenya ko yaziraga ubusa ejo bundi rwamenye ko yaziraga ubusa abazahabwa impozamarira imyaka 37 umwana uri mu buroko ubwo se bazamwishyura ubwo se bazamwishyura yafunzwe 27 se yavamo akaza akaba perezida wa bya Mandela tubyihora kana agakino shaje mbaba ntabwo kara agakino tureke anyway ngo impamvu tuba tujya aho ngaho byo gufungwa unayinkoje ngo waramaze iminsi uri he waraburiye he wa mugani kugira ngo aho naburiye nta handi muri make yanjye mfite umuryango yego kandi burya hari byinshi nyine urumva biba bisabwa mu kwitaho mu muryango byose nyine biba biraho mba mpari navuga ko nabigenzemo gakeya hari impamvu buriya ituma uvuga hakaba impamvu ituma uceceka hakaba n'impamvu noneho yayindi ivuga ngo iburire ba wiburiye wigira ahantu bugiye pembeni ariko ndashimira Imana ko mu mpamvu zigiye gutuma mvuga noneho kuvuga ariko byo bitarimo kuvuga kuvuga nkanjye nyine hari bimwe bigenda bivaho gahoro gahoro hanyuma wenda ku bantu bazi Mbeba Yinzungu abakuzi barakubuze n'abakubonye bwa mbere ubundi Mbeba Yinzungu ukora iki mu ntoki dusa nk'utunyuramo gatoya ku tuntu twagiye tukuranga mu by'ukuri duke Mbeba Yinzungu ndi umuhanzi ndi umukinnyi wa filime nyarwanda ndi umuraperi muri ya style ya hip hop ariko nkaba ndi n'umutahira mu bigendanye no kuvuga amazina y'inka uri umuvugizi w'inka oya ntabwo ndi umuvugizi uri porte parole ndi umuvugizi wa rubanda ariko nako kazi nako kuvugira inka nyine aho zitivugira urazivugira aho zitivugira urazivugira yagiye icyo nshinzwe none zo mvutara umuvugizi w'inka izo nasize mu rya 7 hariya ukoze no kuvuga ngo ibyo zitakwivugira uzibivugira uri umuvugizi wazo rero sasa hanyuma ndi umupapa wubatse mfite umudamu n'abana kumbe félicitations moi ntuye mu mujyi wa Kigali ariko icyo gice nyine kibyo nari mvuze sigaye mu bukwe ariko ibyo bibanza byarahindutse kuko ubu ndi muri gospel ariko wavuze ko uri umuraperi wa mugani umuntu uri kutureba ashobora kwibaza atese umuraperi ni iki kigaragaza ko ari umuraperi buriya ikigaragaza ko ndi umuraperi suko nza nambaye amadrip bling bling narabyambaye byose ndakora nako ntari nagize ariko ikigaragaza ko ndi umuraperi baha imirongo ariko reka mvuge gatoya nari mfite nyogokuru ataritaba Imana hari ijambo ajyaga akunda kutubwira atubwiraga ngo isi ni ikonsa ntuzijute uzayajundike isi nigenda uyacire kuko nuyamira uzijuta uzatura umubi w'umuruho amagambo akomeye cyane da iyo niyo style nyine ya hip hop ngakubita imirongo nta nisi kubita uwakowe ku manywa y'ihangu nisi kuramenya umugabo akaba amapengu nisi y'umukorogo kanyanga mu muhogo nisi ifata umusore ikamuvuna umugongo nisi icukurira umuzima ataranahagera icumbikiye abantu bifitiye imigera nisi soroma hitabi byigasarura hitahinze isi ahamarira y'imfubya ashoka buri munsi asaba akawunga agahatswe igipfunsi turi mu isi ya rwona aho uyoba gatoya ugapfa nk'igikona nisi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika nisi y'impinja zuzuye agahinda zimwe muri toyi izindi muri rigori izindi muri puberi nisi mirabazima bagenda ntibagaruke nisi y'urukungu rukorana n'amasaka urukundo rwarashize ikibi cyarabyibushye abantu bari mu bushye mana ndindi si nk'iyo turi mu isi ya rwona aho uyoba gatoya maze isi kakona turi mu isi ya rwona mu mwanya wo kukonsa yo bwahira konka
n'isi icura umucuzi akabura yacira agacikira akanyarira ngo byibura adacumura urupfu ruticacana ndaguceka urapupfuye iby'ishuti biragwira umupupfuye ni nk'ishara mu muriro mana yanjye unyihera ubuhungiro isi kubita agashyi waringagara igihembo cye kikaba indushyi ntukanyweshe imbegeti jya wirinda injereri reka nkuremo rinete nta kibazo rwose ikikoroye pe umva shumika ko style ya gospel ya ubundi umwana wa Yesu ndi cyaremwe gishya sana ariko ayo namwe mu magambo mvuze yimwe mu ndirimbo nari mfite nasohoye mu minsi yashize ariko ubu ndi mu reka ahubwo reka wenda ndirimbo kurwa hip hop kavuga kuri Yesu okay nako twagiye nta kibazo kabisa mwijuru habaye inama isi yacuza umwijima Black Angel muri rosi yanyiciye ubuzima marayika Mikayeli ntacyo yigeze avuga Gabriel mu bishura yibereye manu mahimana nayirumirwa Yohana kuwo kukirwa sazi yatsitse yendaga kumumira amarira aramanuka gitara arahaguruka Yohana reka kurira dintari igitono manga kanagura amarira ninde wadukijije urupfu ninde wadukijije kubambwa ninde ukuraho umuvumo ninde waduhaye ubugingo ninde waduhaye amazi twishwe n'umwuma mu rugamba rukomeye kadusubiza ubuzima nigashimye Imana yikura abantu ku cyavu woya kayiramuha karangurira gwanzu ndibukeje bundi rwose ndi gukina dogoma kuba hari hatari pe nafita y'igikoma hari tubera amaso buri munsi niko yamye abaca intege mu rugendo abongabonda biyamye Yesu ujye niwe mvuga wankuye ku gasi satani yatanze igiti ngo nkunde cibwa ijosi manuka ngikuzima habaho bahora bakonkoma nk'impongo ho 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 arakanumvishe ngo satani ngo yatanze igiti ngo bagira gute ngo nkunde ncibwa ijosi igiti ushaka kuvuga ni iki ruswa ze ruswa nose satani atanga ruswa ze yayihaye ndese bara satani atanga ruswa nyinshi cyane yayihaye ndese kuko kugira ngo ambone hari abacamo kandi ntaca mu biti aca mu bantu donc aca mu muntu nyine aca mu bantu ngo umuntu rwose ugendanye nawe usa nawe iyo ugendanye n'igisambo uba igisambo wagendana n'umuhanzi ukaba umuhanzi wagendana n'umukozi w'Imana ukaba umukozi w'Imana wagendana na satani ukaba shitani wagendana n'Imana ukaba ugendanye n'umukire uba umukire ari we barakubeshye uza abakire tuziranye tugendana buri munsi aba muziranye turanagenda n'undi baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumwinjiza ibwami ariko ubwenge afite nibwo butuma atindayo bifite ko kandi wagize ubwenge bukeze aba ntarakira hari ukuba ugendana n'umuntu ariko ari ukugenda gusa ariko ukaba ugendana n'umuntu ufite iyihe ntego yo kumukuraho iki ako kantu kandi buri umukire icyo kibazo impamvu umukire reka nkwibira ibanga umukire ntuzamukureho amafaranga n'uyamukuraho nabyo ni byiza ariko ahubwo uzamukureho icyatumye aba umukire uzamukureho kata uzamukureho icyo bita kera tukiga tayicara ibyo bitaga ngo ikira naze kara turayize sha tayici twarayize shabwo ntago ari kuntura ubu tayici niga muri secondaire Nyamagabe twarayize bibe ngoba ngushyirara ubundi wikumure turebe kuko tayici nayizeho karate nayizeho uzi icyo bita sotoke ni bikira byo gutegana muri karate nyine hari icyo bita sotoke ucuke yakuzuki amaye balayi jedani balayi nanzo aho ukera hamwe na za Suzuki na za Daihatsu urumva ukuvuga iyo ugendanye n'umukire umuvanaho ubwenge cyatumye ikibazo ko babihisha se abo umukire ko babihisha se ko babigira ibanga kimwe mu bintu byatumye sa n'ugabanyije umurindi kuri YouTube cyane nubwo buriya nari mbinyuze ku ruhande ni bamwe mu bambaga hafi cyangwa se mu bo twagendanaga gute si byageze tuvuga nk'uko bavuga nk'uko nanjye ndi kuvuga bakora akazi nk'uko ukora nk'uko duhostingwa kimwe reka mbivuge gutyo ni ukuvuga kimwe mu bibazo naje gusanga muri industry kandi gikomeye mwebwe mutugaragaza uko tutari gute ubwo ngubwo ndi gute wewe Mbeba Yinzungu wowe uko wivugiye ku giti cyawe uko ugaragara gutya nakubwiye ngo iyo ugendanye n'umwami ubu mwami ni ukuvuga yewe niba ndi kumwe na Lil Paka turi kugendana hariya ntabwo ibyo gusa bihagije kanguha urugero nigeze kuba turi ahantu hamwe
hari umuntu wari ugiye kuduha akazi muri kampani imwe kandi yari kampani iremereye noneho navuga ko Imana iteza ikibazo uko twari bane twicaye ku meza haza isazi ingana n'ikigori iraza igwa mu icupa rya fanta jya wa mu boss ugiye kuduha akazi muri ya kampani donc isazi kandi nibwo aragipfundura isazi izije gupima umubosi wicaye hagati y'inyarucara aho ngaho nakubeshye gihe nkibibona navuze mu mutima uyu muntu naterura iyi fanta akayinywa projet irabirimo inyatsi ga miliyoni none kucyumva kagize yo saza inyatsi nyibikubita amaso navuze uwiteka we ujye upima abantu koko naterura akanywaho ndamenya ko hahiye kuko byaje kurangira yitera yinyoye kanga mu jisho ni kanga mu kanwa koko byarangiye asabye ikirahuri ndavuga rero urumye mwidishye isaza arayiminina izina ry'Imana ya fanta ntiyayireka fanta yarayimininye mu kirahure agasaza akashira ku ruhande agasaza kamena iruhande rw'intebe ndavuga ni rwumye mwidishye muve mu nzira nk'uwo nubwo yaba afite sheke ya miliyari y'idolari hariya utekereza ko amafaranga bazagiramo amahoro unana yamukuyeho wayibakamo inzigashye aya ntabwo yashye none se we erega burya bakinira rega nabo nabona nk'abandi none se niba avuga ati ino fanta amafaranga nayiguzemo nangiye aba yamvunnye tubareka ari wowe ugiye kumakaza tuvugishije ukuri isazi ijikagwa mu icupa rya fanta hari watinyuka ukayiterura ukayinywa oya kubera nkanjye kuri muri kamere yanjye n'akantu kose kagiye mu kintu kigiye kunjya mu kanwa sinzi ko n'abanyiriye oya ngize ukuri tudakurikije ngo bukirenga amafaranga ngibiki nkako kantu nje nkikakubita amaso naravuze twarasohotse abo twari turi kumwe n'ababwira rero umuntu nubwo dutandukanye ntababeshye aheza ni mwijuru nisi ho turananiranywe kaye koko byarangiriye aho byaze birangira aho ngaho byarangiriye aho none Mbeba ubwiye wasazi niyo yatumye wazanye umukasiro koko ntabwo nawita umukasiro ariko nyine ibyo navuze bamwe mu bantu dukora bimwe ibyo navuze ngo mutugaragaza uko tutari ni wambwe nawe kandi biba bigusaba kwiga rega kugendana n'umuntu no kwiga ubuzima ni ishuri rya buri munsi kuba kuri isi no kwiga sibyo ni ukuvuga jewe niba n'urugero hari abantu nzi bageze kuri 5 nasanze kuri kamera bakunzwe n'abanyarwanda nanjye nkajyamo nkaba wa 6 ariko nagerageza kureba bwa buzima ba bantu nabasanzemo nkabona mu myaka 2-3 nta mpinduka ntabwo kuvuga gusa ngo uri umuhanzi bihagije uri umuhanzi ukeneye kubaka igihugu uri umuhanzi ukeneye ejo ko uzavamo umuhanzi uzaba icyitegererezo mu bandi uri umustar uri inyenyeri muri Rwanda inyenyeri yaka idafite na senyisa mu mufuka meaning what gari tujye tuvugisha ukuri nazi gushatse ko abo bastar bo mu Rwanda kandi noneho kimwe mu binono byantunguye jewe buri ikintu cyankomeje kuba narabijemo ariko mfite umuryango madamu wanjye ambwira ati genda gutya tubyumvikana ambwira ati genda gakeya ibyo wirukanyira mushobora gusanga ari ubyita umugisha ariko harimo umuvumo agasa nungaruye ariko byaba bitangaje kumva ngo tumaranye imyaka 5 n'umuntu tubona w'igikomerezwa jewe benshi narabagenzuye aho twambariraga hari hamwe twese ni mu biryogo ariko ntidutahe hamwe wenda ntiturye bimwe ariko ugasanga twadufaranga wakaguzemo idirishya tubare wenda niba uri mu bukode wenda uri mu kobaho hirya urambara 100,000 mu byumweru 2 my friend ariko bya 100,000 birimo amadirishya birimani ni ukuvuga ngo ubwo impamvu bano bavandimwe badakira cyangwa se badahinduka ubuzima bwabo ngo buhinduke baba mu buzima buhenze no mu mutwe hafi ya ntawe ni mind umutwe ni hagufi ni mind ni ukuvuga abantu babanje gupfa mu mitekerereze akumva ko yakwambara inkweto y'ibihumbi 200 cyangwa ibihumbi 200 ariko akaguma muri ka gahege ngaho mbwira ukuntu
nari kuguma mu buzima bwo gukomeza kujya mu biryogo kwa Yanksi anyambika utuntu tw'udushenete najya mu Kimironko nayo nkaguramo nk'icumi aka kanyambika 20 akaba arabisigaranye ejo bampamagara uti interview izindi vene akaba arazisigaranye kandi umwana ari hariya madame ari hariya nyiri byondo ari hariya wowe uri umuntu utekereza nawe uhita utangira kubona ko ufite ikibazo. Nanone aba bastari benshi rega ngo akenshi usanga nta nshingano bagira. Icyo nemera cyo usanga we ikintu yitaho kwanza nabanyiri byondo gusanga baserera fo. Icyo nemera cyo ushobora gukora ikosa utazi ko ari ikosa, ushobora gukora icyaha utazi ko ari icyaha, ariko ibyo ntibikuraho ku itegeko rihari rigomba kuguhana. Igihano rero aba bastari bagomba kubona ni ukuguma muri bwa buzima bari bibereyemo bwo kwizenguruka. Ni kwizengurukaho gusa. Kwizengurukaho gusa. Kwizengurukaho gusa. Ugasanga buriya Amaji ndamutinya. Amaji yigeze ampamagara arambwira ati ngwino mu rugo. Njya mu rugo aranyicaza. Anyereka bimwe mu biganiro bimaze iminsi nkora arambwira ati hano urasa neza. Ariko kuvuye iwawe nukuja ntabwo usa n'uwo mbona hano. Abakanazemo Amaji wawe kabisa. Buriya nibyo nakubwiye. Abagutayemo. Bura kujya ngendane n'abantu miliyari. Nagendana n'umuntu umwe ariko uzankorera uzafata umutumba akamenya ibiro byawo akanyigisha kuwogeraho je nkambuka inyanja ngakomeza urugendo. None se Amaji sinyeneye kugendana n'umuntu uzanyambutsa muri Nyabaronga yita Kiziba umusitwe ukamfatiramo ingona zikamfasanga aho ngaho naheze zikakunwanga bye tapuna. Amaji ako kantu konyine nambwira ati ibi biganiro ndeba wakoze muri imisi itambutse icyumweru kimwe ukoze ibiganiro bigeze muri 7 urakape ariko ukuje nukusa ntabwo bihura. Umva akiba kugira ijambo umvishimeze uti ariko akuni bavuga ngo urumva ngo kuri kuraryana we nta kantu ko babara wagizemo akimbwira ririya jambo numvise ari akwinjiriye mu buzima. Oya numvise ari nk'ibuye nkuyeho numva ni nk'umuntu nkuye nk'igihu ku maso ariko byo nabimenye nkihava akibimbwira bese muvandimwe aransuzuguye se ubwo nanyonyera kubazaga nyine tumuniga aranyinjiriye mani ariko nta shengeze 15 parika ku ruhande akantu nari ntwaye ndatekereza impamvu yambwira iriya jambo sanga kuko mu myaka 2 nta nibatiri y'ibihumbi 10 ndagura imwe ngo njegeka ahantu mvuge nibatiri ngiri wende ejo bishobora kugira ugasanga nzamuye akantu hariya shwe bunyi harya Amaji nawe yarubatse. Amaji buriya inzu ye bwite bye ntabwo wenda nakwinjira muri vie prive ye ariko Amaji buriya tubona kubitiyemo tentire ya hano ameze nk'umukongomani akaza yisekera afite suna uriya wamutsitaraho ukagwa ndahira muri make n'umugabo. Harimo amaze kubwira amagambo usibye n'ibitekerezo afite impamvu zimwemera kuba umugabo. Nitekerezaho kuva uwo munsi nahise mpina ingendo mpina intambwe kandi mu gahe gato yamaze hari intambwe maze kugenda nsonga bitewe n'ijambo rimwe gusa yakubwiye. Yambwiye cya kintu uvuga ngo umuntu mugendana ngo mbwire uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe ariko iyo nkomeza muri allo waje tugatwika se mwana ngo haye musaza ari kuzahira rimwe ngo nihe byabereye kandi buriya nuko abantu baba batabizi ririya jambo riri mu buhanuzi muri Bibiliya se ririmo abazashya bagomba gushya si n'umuriro usanzwe n'amazuku Bibiliya ivuga amazuku donc hari imvugo tuvuga Riderman nta ndirimbo afite ivuga ngo dore umwana uhiye dore umwana uhiye dore umwana ukeye buriya bari kubahanurira abantu bakumva ni sekira n'ubundi utazakizwa azashya hari ikindi gisobanuro ariko gushya bavuga nyine n'ubwiza bwe n'uburanga bw'abavuga nyine ni kwa reba muri ijambo reba nk'umwembe uhiye cyane ku rubusa reba nk'urunyanya ruhiye cyane ku rubusa reba nk'ikikirida nk'ikinyomoro gihiye cyane ku byo wagize reba nk'ironji rihiye siba risa neza ritukura ukuntu riteye apeti ijambo rigira imbaraga ijambo rigira ububasha umuntu urarema akanwa kararema icyo katuye kikaba ngiye nshobora kukureba riri paka nkavuga nti gutya wancaho gusa hakuvuma bikabaze bikaba
wenyobye reka ntuzi ubwo niba ari ibyo ngibyo abantu bubaho ujya wenda umuvumo kuba wabaho wemera ko uburozi bubaho nyine ariko wemera ko umuntu uzi icyo bita inteza mu kinyarwanda inteza ni ukuvuga icyo rutukuza mbuga binego bya kajumbura yize ushobora kuba nicaranye n'umupfumu n'ukuri imbeba y'inzungu ushobora kuba ari impfumu n'ukuri ayo ni amateka yacu ntabwo ndi buyajyemo y'abanyarwanda ariko umuntu ashobora kukuvuma ukaba ikivume ugapfa uhagaze uza ahantu mbyemerera cyane cyane ku babyeyi burya umubyeyi ijambo abwiye umwana we ukiri uruhinja urakagwa ku gasi ngo urakagira gute agahora ayo magambo bene ayo magambo aragukurikirana kuki wumva ko afite imbaraga ku mubyeyi ariko ku mubyeyi yes yego ariko nkawe ngo uravuze ngo kare gusa wafite imbaraga ijambo twaherewe waryumvise iyo ugendanye n'igisambo biki ubigisambo ariko iyo ugendanye n'umunyamuvumo nawe ubu umunyamuvumo cyamaye nkawe ibintu byakomeye mwa wiki reka nasuga bagendanye n'abantu benshi ubu ngi hari abantu twagendanye abenshi reka nkubwize ukuri hari abenshi ngi twagendanye abenshi bari iwawa abenshi bari kwa ntuza hariya kwa mbuga abenshi baheze mageragere ngiye se ko ntarakandagirayo ngiye ko ntabaye nkabo dore impamvu kandi twaragendanaga dore impamvu yabiteye twese isi twigisha gusimbuka ariko mbere y'uko usimbuka aho ugiye gusimbukira haba hari umworera hari abaza umworera ntabwo uzi icyo ari cyo umworera ni bifate basi nk'uruhavu se rwo n'urushye icyobo basi icyobo donc bacukuye icyobo hariya twese turi ku murongo kandi buri wese isi irabanza ikamwigishiriza ku ruhande ikamutoza gusimbuka sasa wowe riri uje wirukanka usanze umwobo utawusimbuka ufashe amaferi usubiye inyuma urumva aho wasubiye niba ari umuntu wa gatatu ubwo ugiye noneho mu bantu miliyari inyuma hariya sasa isi noneho iragutoza abantu banga gufata mu mutwe hari abitoza nabi hari abitoza bafata abana ku ngufu hari abitoza biba shyiramo kakantu bakabatuma kakantu kabahagarika kuko abapolisi n'abasirikare ntabwo ari abatirete hari abitoza ikabatoza hari n'abitoza neza sasa ikibazo iyo bagarutse baza basanga hamwe hari hahagaze haraje imishubi haba harameze amahwa amahwa ariko noneho atekereza umuriro yararimo akabona ntiyasubira inyuma akavuga ati uko byamera kose reka nemera aya mahwa njombe ariko mbyibura amasimbuke basi mvaho narindi agasimbuka akarenga cyacu bakagwa iw'abandi kibazo kikaba ko ageze iw'abandi none atangiye gusandagiza ibyahasanze yatangira kubisandagiza isi ikamukubita kagashyira kubwiye ikagenda imunobano uko rero iyi si itagiye kunobanoba rero niko kwa kwizengurukaho ukubita umwaka umwe ugakubita imyaka ibiri ukagendana n'umuntu mbwira uwo uriwe mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe mbeba ugakubita umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu ugasanga ibitekerezo buriya super manager ndamutinya naraho namukunze super manager agira ibitekerezo bigukura ahantu avuga ati urava aha ujya aha kandi abenshi bamushinja yuko ngo ari umwiyemezi ngo ari ikina aramaze ni umwiyemezi ariko afite inzu y'Ikanombe ntakodesha afite benzi yarataha erega uziyemere ariko se kwiyemera ni kandi byose bavuga ngo ni ukwikina nyine ngo ntabwo bari ibye oya super manager ko bavuga ariko super manager ko bavuga benshi uzumve neza oya super waba umubeshyeye oya ntabwo ari njyewe sibyo bivuze niko bavuga ntabatamuzi ujya ureba ama comments ku ma interview agenda akora hano urumva niyo mpamvu mu byemezo nafashe niyo nakora ikiganiro kimwe mu mwaka ariko byibura hari base hari fondation hama se wambwanaga bitumye nkubaza kino kibazo kuva wava muri ubwo buzima nyine bw'ibigare iki byose amaje kuba kugira iryo jambo kagenda ugahita uhinduka ugahindura ubuzima bwawe ubu ngubu umaze kugira kuki muri iyo myaka yose waratakaje uvuga uti kabisa murya mu by'ukuri abana naragoswe ni nk'iki wa si ukwirata kame mara kuntu ni ukwivuga imyato by the way iyo umuntu avuze iki yakoze ikintu kizara kivuga ni nk'iki umaze gukora uvuga uti kabisa hari ya nama yangerwa se aricyo ngejejeho hari buriya umugisha uza mu bifatika ni mu bidafatika icya mbere burya
agaciro si urana hoteli igeretse kangahe gatandatu Gatanu. batari gatanu gatanu buriya agaciro ka mbere umuntu wagize igitekerezo cyo kwishyurira umwana ishuri uyu mwana akavamo umuntu ushobora gufata ikarita akamenya ngo ndashushanya iyi pra y'iyi nzu imeze gutya izaba iteretse ku buremere bw'ahantu hameze gutya hagenze gutya ibikoresho bizaba bimeze gutya uwo mubyeyi buriya niwe waremye uriya mwana ibizaza byose bishingiye ku gaciro k'umubyeyi niyo mpamvu kuri icyo warumbajije ni ukuvuga intambwe imwe ku yindi sibyo ko haba harimo na vie prive y'umuryango intambwe imwe ku yindi ngenda ntera buri munsi wenda nko mu kwa munani nzagutumira uzi iwanjye noneho nkubwira nti dore hano ndahabaye hano sejo wundi hano ni mu rugo UPI irahari ntabwo ari bya bindi byo guca ku ruhande dore ni hano buriya naje kubona barareka njye ashimira Imana Imana yagiye nk'umuryango mugari ikamuza n'abantu ntazi tukaba inshuti tukaba umuryango ntushobora kumara isaha muvugana atakuzi mutaronse rimwe agafata umwanya w'isaha muri Amerika nayo yaheshi baba basinziriye baryamye ariko agafata umwanya akaguhamagara akakubwira ati ndashaka jya ugenda gutya mbona waca muri izi nzira Imana ijye bamera umugisha Mbeba Yinzungu donc nashatse kuvuga ngo ijambo niryo fondation y'ibyo turebesha amaso okay ngira ikindi kibazo nakongera nkakubaza mbere yuko tuzagukana ku musozo mu by'ukuri ubuzima bwarahindutse ubu ngubu wihariye Imana cyangwa se wiyeguriye Imana wararokotse nyine uvuga ngo ibyisi byose wabivuyemo akaba ari nayo mpamvu ugiye muri sakiro kuko amagambo yawe ufite ndumva nabonye ufite umwuka cyangwa se umuhamagaro wo kubwiriza icyo kintu we nta kintu kibonamo jewe ndamuvuga butumwa urabona ko mba nabibonye mu itorero rya DPR umwe DPR paruwase ya Kabuga ku mudugudu cyangwa se ku itorero rya Musave ubu ikintu cyitwa icyo nakubwira cyo nago kandi kiri cyo cy'ukuri nta ndirimbo ya sekira zogera nashidikanya ko niyo bose karacuruza Kararisa Karase aracuruza Rugamba aracuruza Marazi aracuruza Mbeba Yinzungu aracuruza nanjye ubwo nishyizemo nakumvishe icyo nshatse kuvuga ni byiza nyine bikorwe mu gihe cyabyo gusa ni ibintu bita bishira ni ibintu bitaramba Jay Paul ari mu mitwe yacu ntago azavamo kubera ibyo yaririmbye asiza ntago azavamo Kizito Mihigo ntago azavamo Basesire Kayirebwa ntibazavamo bariya bafite igisobanuro cy'ubuzima kuko icy'ingenzi si uko naririmbye ahubwo icyo waririmbye byamariye iki naho rero niho ruzingiye aba nabo none bivuga ngo rwose bo nabo umusibo nejo oya bakabibagirwa naje gusanga biterwa n'igihe igihe nicyo kigenera umuntu agomba kwicara igihe kiguhagurutsa mu ivu kikakwicaza muri diva igihe kikakuvana muri diva kikakwicaza mu ivu ukajya hari ugashima imbaraga ibyo narabyibonere n'amaso nibakomeze nyine babikore icy'ingenzi ni uko batarengera amategeko y'igihugu cyacu ariko umuco ngo urawurengera umuco wo muri rusange we ngo warapfuye neza warashize mu rubyiruko ngo karabaye umuco waje mwico bigaterwa n'indyo twahayewe n'ababyeyi yewe sinjya nemera ko umwana niba nshobora gusohora nshobora kujya wenda kuvuge kuri kamera hano ndi umukobwa cyangwa ndi umusore ariko nkaza nambaye uburyo bugaragaza ubwambure bwanjye yewe ntitaye umuryango ngo niterambere ariko niko bavuga disi y'amajyambere arimo nkongwa ni nk'imishinga mu bishirira ntitaye ku muryango uvukamo ntitaye aho usengera ntitaye uko umeze ntitaye ku wakuzanye aho ngaho njye nkubonamo ibintu bibiri icya mbere mbona ufite indi misiyo yo gusenya umuco cyangwa se gusenya abantu mu buryo bw'imitekerereze psychological mechanism defense
sante mentale bwo ikangirika. Cya kabiri hari ukuba kuko iyo ufite botike ufite avoka nziza urazisohora ukazishyira ari ukavuga uti avoka ziwacu ziraryoshye ariko nubwo nayisatuye reka nyishyira ari abantu bayirebe. Ushyize hariya kugira ngo bagure wacuruje. Ariko mu kwiyubaha n'umuco muri rusange nta mpamvu nimwe yatuma umuntu muzima ufite ubwenge butekereza ajya gushyira ubwambure bwari hanze. Abenshi birabatunze ariko birabatunze. Utunzwe n'ikibuno ntabwo ujye urwa hariho nimba ngo twaking n'iki sinzi ukuntu bajya babyita we nta kindi kintu akora gutrendinga se. Oya trending kwa kunibyo kiba kigezweho we nta kindi kintu aragenda agakora live kuri Instagram akazunguza ikibuno akakizunguza bien ugasanga yubatse inzu afite imodoka. Mu byatumye mpamagarwa rero abo bose ndaje mbabwirize mu izina rya Yesu. Amen. Abimana izahindura bazahinduke abatazahinduka ubwo bazahurire na shitani Gehinomu. Ariko muri makeya njye nababwigira inama yo kubireka hakiri kare kuko mu minsi igiye kuza niyo mpamvu nakubwiye nibashaka kujya buri kimwe twikorera ikiganiro. Iminsi tugiye kwinjiramo ni iminsi igoye aho bizaba bidusaba kwikorera umusaraba buri wese akikorera umusaraba we. Ariko kuki mu bihe bikomeye batabizunguza muri covid ejo bundi turi lockdown kibuno tutakibonaga ko batagikaragaga ngucumbagira neza inabi yaza ugashibura ikibuno cyarabuze muri covid ugahamagara n'umusore ukamubwira uti wokabyara wambabari ukanyoreza bibiri umusore akahita akubwira ati oya ururi kumbwa ruri no kumuhigi. Akari akantu ko nyine nako kakwigisha abantu. Ugushaka rero yakuna gute telefone yanjye ku mbuga nkoranyambaga zawe Mbeba Yinzungu kuri Instagram Mbeba Yinzungu 250 YouTube channel yanjye. Nebyo birahagije. Mbeba Yinzungu wakoze cyane. Murakoze ndabashimiye. So mwabyumvishira ko Mbeba Yinzungu kabisa bababwiye rwose Mbeba Yinzungu yavuze ko byinshi cyane kabisa yarahindutse yabaye undi muntu mushyashya namwe arifuza ko umuntu namwe ahinduka rubyiruko abakobwa abahungu iyo mico mu mibi mu muri ngo muyireke Yesu agiye kugaruka. Anyway twaranga muri hotel Great Hotel neze ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza tuzongera ubutaha na hejo Imana ibarinde. Ndari Lil Park with the best aka Machiavelli the Don Dollar. Ciao.